ndabyemera nanjye ijana ku ijana. I completely agree. Turemeranywa, ibyo uvuze ni ukuri, nanjye ndabyemera ijana ku ijana. So the second phrase is you're absolutely right. You're absolutely right, or you are absolutely right. Absolutely right. Aha ubushatse kuvuga iki? Yuvuze you are absolutely right, ubushatse kuvuga ko uri mukuri rwose, nanjye ndabyemera ntyo, ibyo uvuze ni ukuri, uri mukuri rwose. So one can say, umuntu umwe ashobora kuvuga ati persistence is the best way to achieve goals. Akavuga ati kwihangana, gushimikira ni imwe mu nzira rukumbi